ko nari nsanzwe ndi umuhanzi nkora njyenyine ariko ibintu byanjye byabostinze tumaze kubana na Dorcas. Icyo ni icyambere. Ikindi kugeza kuri uyu munsi abantu bakunda kubona dukora duhozaho ariko biterwa na Dorcas kuko Dorcas ari byo nkora muri studio, hanyuma Dorcas nawe azi kwirecordinga, aragenda rero akajya muri studio namusigiyemo ibyo ari buze gukora akarikodinga, nkaruhuka nkaza kugaruka yabirangije ngakomerezaho. Uwo ni umugisha wari wose ukomoka kuba dukorana twembi nk'abashakanye. Ben yabivuzeho bituma twaguka mu buryo bw'umwuka, urukundo rugakura, kandi no mu buryo bw'umubiri financially biraguka cyane kurusha uko umwe yaba higukwe n'undi ahigukwe. Iyo mufatanya ibintu bigenda neza kandi Imana irahaba cyane kurusha uko umwe yacuku n'undi agacuku. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints kuko ari yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu cyimbo umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshye aho dutuye naho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite nasigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswa ahandi, duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako mu Rwanda, kandi twihariye gukora amastike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produit za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera haruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Kapi mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi. Ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produit za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good services. Ko nari nsanzwe ndi umuhanzi nkora njyenyine ariko ibintu byanjye byabostinze tumaze kubana na Dorcas. Icyo ni icyambere. Ikindi kugeza kuri uyu munsi abantu bakunda kubona dukora duhozaho ariko biterwa na Dorcas kuko Dorcas ari byo nkora muri studio, hanyuma Dorcas nawe azi kwirecordinga, aragenda rero akajya muri studio namusigiyemo ibyo ari buze gukora akarikodinga, nkaruhuka nkaza kugaruka yabirangije ngakomerezaho. Uwo ni umugisha. Ikindi nkuko nari mbivuze nyine byatwongereye igikundiro kuko abantu bazi nyine nk'iririmbo. Uyu munsi dufite aba subscribers bagera muri 1,200,000 ariko yasanze mfite 15,000. So mu mezi ane twari tumaranye tumaze kugira 50,000. Murumva impact ye mu buzima bwanjye. So kandi byatumye nkura ndubahwa, abantu nyine bamenya nk'umugabo. Ikindi kandi no mu buryo buri financial twaragutse. Imana ushimwe. Ntago twagenda tutumbishe Doc. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Hanyuma ntago ndi bujye kure y'ibyo bavuze. Ubundi urugo ni umugisha uva ku Mana, niyo mpamvu n'Imana irushyigikira. Iyo utabifashe nk'ibintu biri aho ngaho ngo bitesha agaciro, ahubwo ukiga kurwubaha ukamenya ko ari umushinga w'Imana, Imana irabashyigikira muri babiri kurusha uko yagushyigikira uri umwe. Hanyuma rero nshimye Imana yuko dukorana twembi, ni umugisha. Ntabwo mfite ukuntu nabisobanura, ariko umugisha tugira wari wose ukomoka kuba dukorana twembi nk'abashakanye. Ben yabivuzeho bituma twaguka mu buryo bw'umwuka, urukundo rugakura, kandi no mu buryo bw'umubiri financially biraguka cyane kurusha uko umwe yaba higukwe n'undi ahigukwe. Iyo mufatanya ibintu bigenda neza kandi Imana irahaba cyane kurusha uko umwe yacuku n'undi agacuku. Imana ibahe umugisha. Ko n'abadakane
uyu mugabo wa Sharangabo turaziranye cyane, ngira ngo wenda ni ikibazo cy'igihe ariko bizakunda, ariko hari ukuntu umuntu apanga ibintu bye akaba afite amaporoje agiye atandukanye, hanyuma rero ukavuga ngo harabanza iki ngiki yakurikireho iki ngiki yakurikireho iki ngiki, so buri igihe cyabyo kizaza cyo gukorera igitaramo hano muri BK Arena. Hanyuma nanabibutsa ko Ben na Chance basohoye indirimbo nshyashya, natwe dufite indirimbo nshyashya, ubwo izo byose bari proje. Murakoze cyane i Butare. So nge nizera ko ari ibintu ushobora kuba ufite ibintu byinshi, ushobora kuba ufite ibintu bike byo gukora, ariko kuko utazi kwimanaginga n'ubundi byose bigapfa. Rero twe dufite ukuntu tumanaginga, niba ari umuziki, niba ari amasomo, byose bigahura. Kuko nk'ubu wenda ngeze mu wa 4, ndacyari muri first class, ni ibintu byo kwishima no gushimira Imana. So I'm proud of myself. Thank you. Akantu gatangira ngongeraho abanyamakuru, njye na managenzi wigaga medicine, sinzi niba mabyibuka Tom Close, bamwe mwari batoya cyangwa hari, ariko ndabona abarwari bahari. Kwiga medicine ugakora umuziki, hari umunyapolitiki wigeze kuvuga ngo kubona n'umunyamategeko utamunyamategeko no kwiyahura, nabo ni ibintu bidasanzwe kubona amplis umwana w'umukobwa nk'uyu. Ndagira ngo nshime ikintu kimwe muzakimbwira abanyarwanda, kubona aba bana bakora umuziki bakarigana medicine, hari support bayavuye ku babyeyi. Twatangiye umuziki ababyeyi n'abanjye bakavuga bati ukora ibiki, navuga ngo manager yarigeze kumbwira ngo managinga restaurant, reka sabe papa w'aba bana haguruke, I'm proud of him, nakubonye nagukunze, uyu niwe papa w'abana bana. Kubona umuntu nk'uyu nguyu yaravuze ati reka njye mbacurangira, reka mbakurikirane, ni ibintu byo kwishimira. Namwe mujye mugerageza mubatera inkunga abanyamakuru, wana kenshi iyo mutabateye inkunga mubatera ihungabana. Mugerageze mujye mubyumva, munabyumve. Niba nabonye yarakoze, niba ari white coat najyaga mbona bato babikora, ukavuga ngo uri ku murwayi wangiza ukajya ku muziki. Mugerageze abanyamakuru, ndabibasabye, byanshimisha mbonye papa wabo, nabonye angana nkabo. So muzagereze mubafashe, ndabibasabye kabisa. Nanashimira na Ben na Chance gufata impano nk'izi nshyashya ukazihereza platform, ni ibintu byiza cyane. Mu byo twari twabajijwe kivuga ngo se ngo Pascal ngo turayifashe turayibohoje, yaba Yesu yatwumvaga ngo ayidutize. Mu by'ukuri icyifuzo ni ukuyibohoza, niryo sengesho, kandi twahoze tubyifuza kera, kuva igihe nyine mwavugaga byaba Patient Bizimana babifite, twese twajyaga tumanuka hariya Expo Ground tukajya nyine kubana na Patient Bizimana baga duteguriye Easter celebration. Ndetse na nyuma haje Ndasingwa Krizo yakoreye hano bwa mbere, ubundi akorera hariya ku Ntare. None ejo bundi rero sinzi ukuntu twicaye turatekereza, kandi twari dufite akandi kagahunda k'ikindi gitaramo twari dufite ahandi hantu. Noneho twicaye dutekereje, twibuka ko abagabo bombi badafite gukora muri uyu mwaka hano, ari Patient murabizi, ari na Ndasingwa nabwo twibuka ko adafite gukora uyu mwaka. Akase ubu tugiye gutaramira hanze y'igihugu, iyi tariki twahoze tugira mu nzozi zacu. Rero mwa bantu mwe, reka turebe icyo Imana izavuga nko ku wa mbere. Ni ukuvuga ngo igitaramo kizaba ku cyumweru, niteguye kumva icyo Imana izambwira ku wa mbere kibigiye gukurikiraho. Ariko ntekereza ko mu nzozi zacu mu by'ukuri turifuza kuzajya dutaramana n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi kuri Pasika, bikazajya biba ari ibintu ngarukamwaka n'isengesho. Yesu ni approvinga, tuzashima. Akoze cyane.